Yesu ashimwe. Reka twongere dutere indi ntambwe nshya mu izina rya Yesu. Ni intambwe 119 mu minsi igize uyu mwaka. Umva, kuko wagumishije umutima wawe kuwiteka, amaso yawe agatumbira kuri we, ngo agiye kukumvira. Igitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya 7 umurongo wa 7. Ngo ariko jyeweho nzahoza amaso kuwiteka, nzategereza Imana impagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wari umaze iminsi usenga, aya mezi yose usenga, amajoro n'amanywa usenga, wiyiriza ubusa ushaka mu maso y'Imana. Uwiteka ntabwo ajya abura kumvira abantu bamuhojejeho amaso, bamushatse arabiyereka. Imana igiye kukwiyereka kandi ijwi ryawe yararyumvishe, kuko watumbiriye kuri we, umutima wawe ukawerekeza ku bikari bye. Rambura ibiganza byawe wakira impano idasanzwe ivuye ku Uwiteka, kuko ugiye kumubona bidasanzwe mu buzima bwawe kuri iyi ntambwe. Mana ushimwe, kuko utajya uwihisha abagushaka, kuko utajya ubicira amatwi, ndetse kuko utajya ubumba umunwa ngo wange kubavugisha. Umwana wawe amaze iminsi myinshi anyotewe wowe, ashaka wowe amanywa nijoro. Genda umwiyereke nk'uko ijambo ryawe ribivuze, umwumvire, umanura agakiza kadasanzwe mu buzima bwe no mu muryango we no mu bamugose, nk'ikimenyetso kidasanzwe cy'uko ugiye kumugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.